hariho umusaza yari afite ubumuga bwo kutabona. Buri gihe yabyukaga kare akajya gusabiriza ku muhanda. Hari igiti yakundaga kwicara munsi kugira ngo abone agacucu aho ku muhanda yasabirizaga. Umunsi umwe rero umwana we muto w'umuhungu aza kumubwira ngo none se papa waretse uyu munsi tukajyana ko numva mbishaka. Se ati nta kibazo mwana wanjye urabunkoreye, kuko uwo musaza bari baramurambiwe guhora bamuherekeza kujya gusabiriza, akenshi akitwara. Barerekeye nyine bajya munsi ya cya giti, uhise wese bakamusaba. Abamurebana amaso y'imbabazi nabo bagahita, ariko agakomeza akihangana. Nyine urabyumva yari akiri kumwe na wa mwana we. Umwana akicara ati papa ngo ndabona hari abantu baje ngo kandi uko bisa hari ikintu bari buze gutusigira. Se ati koko se? Umwana ati yego. Byari byo koko, bari abasore batatu rwose b'imigenda basa neza, bigaragara ko hari ikintu bari bumarire uwo musaza ndetse n'umwana. Bakigera imbere ya wa mwana na se, wa musaza ati mwamfunguriye bana banjye. Umwe muri bo wari hagati ati ese muzehe ko mbona imiryango yose ifunze ngo urashaka ko dukufungurira wowe? Umusaza arongera ati mwafunguriye bana banjye. Ngo rega nashatse kuvuga umfashe mu buryo bwose ushoboye, yaba amafaranga cyangwa ikintu cyose gifatika, nta kibazo ndagitwara. Umusore nawe ati ngo muzehe erega imiryango yose irafunze, sinzi ngo wifuza ko twagufungurira wowe? Bose baraturika baraseka baragenda kuko bigirishaga nkana. Umwana ati ese buriya papa bari abantu nukubera iki batubwiye kuriya? Nibabonaga ko dukeneye ubufasha aho kudufasha ngo urumva ngo baradushinyagurira. Umwana ahera ko araturikararira, agahinda karamwica cyane. Se ati mwana wanjye hora, umuntu azaza mu buzima bwawe rwose wumve wamubwira ibibazo byawe byose, nyamara hari uzakumvira ubusa. Yikomereze nka bariya, hari uzakwereka ko atakwitayeho kuko azababona ko ntacyo nawe ubwawe wimariye. Ngo abantu bakwifuza utunze ngo biragoye kubona ukwitaho ibihe byose mu bihe bibi, ariko nanone hari abazakwitangira ngo hari uzagushyigikira muri duke azaba afite, ngo niyo yaba adafite ibya mirenge. Ngo rero niwe bita umuntu ufite ubumuntu. Ngo shimye ko nawe ubyiboneye ngo umuntu arigira yakwibura agapfa mwana wanjye. Umwana na se barahaguruka barataha. Birashoboka ko nawe hari umuntu wigeze kwizera akaguhemukira, hari uwo wigeze kubonamo ubushobozi umukeneye ntihagire ikintu agufasha. Mwisi niko bigenda. Mu by'ukuri bariya abasore byaragaragaraga ko hari ikintu bari buze kumarira uriya musaza, ariko siko byaje kugenda. Baramushinyaguriye aho kumufasha. Bose barikomereza bigiza nkana nkaho batabonye umusaza, batangiye no kumubwira amagambo ahabanye n'ibyo yabasabaga. Birashoboka ko nawe hari umuntu ujya wizera ko hari ikintu ari bukumarire ariko akagutenguha, maze nubona wowe ibintu bimeze neza uzibuka abababaye, uzagaburira abashonje, uzabagira inama, uzababe hafi. Wasanga kuba bagufite ari umunezero kuri bo. Ese birakwiye ko bari abana bari bubwire uriya musaza kuriya? Umwana byaramubabaje ndetse n'umusaza yabonye ko naba umuntu buri mu bantu, aho kubafasha barabashinyaguriye. Ndabashimiye mwe mwumvise iyi nkuru. Ngewe wabibagejejeho wanayibateguriye ndi Ntagara Delphine. Niba wifuza kutazacikanwa n'ibiganiro bitandukanye byubaka bigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi, kandi aho hasi kuri iyo nzogera ubundi ukomeze ukurikirane ibiganiro byanjye kuri Ntagara Official kuri YouTube, naho kuri TikTok ni Ntagara Official, kuri Facebook Ntagara TV Show, ndetse no kuri Instagram ni Ntagara Official. Ndabakunda, mbifurije guhaha mukaronka.